Nguhaye ikaze mu mwanya mutoya rwose, mu kanya indirimbo yitwa Pfa kuba nisindiye video yayo iraba igiye hanze. Mu babashije kuyumva rero nanjye ndimo kuri Audiomack ndetse no kuri Spotify, twabashije kumva ko ari indirimbo idasanzwe kandi nziza. Iyi ndirimbo ije nyuma y'uko ari remix, dore ko cyangwa se iya mbere akaba ari iy'umusore witwa Rody, ndetse uyu Bruce Melody akaba yamusabye collabo kuri iyi ndirimbo nyuma y'uko yumvise ari indirimbo nziza idasanzwe. Nguhaye ikaze mu Kigali Hot Celebs Entertainment n'amakuru y'ibyamamare. Ku babizi bamaze gukanda subscribe, murabizi ko ngenda mbagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye kandi biryoshye ku nkuru zizewe. Nimba uri tayari rero nawe kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana nanjye umunsi ku wundi. So, mbere yuko dukomeza ngira ngo murabizi neza ko last week cyangwa se icyumweru gishize nibwo witwa Kenny Mugarura yagiye ku rubuga rwa Instagram yandika amagambo atarashimishije bamwe barimo Run-Up ndetse n'abandi bagiye batandukanye nka ba Prince Kids, avuga ko rwose kuri iyi mihanda abibona ko hari ubukene bwa hiti, ariyo mpamvu mu cyumweru gitaha bazaba bari kuduha ibintu bidasanzwe cyangwa se bazaba bari kuduha indirimbo irenze. Icyumweru gitaha rero bavugaga dore ni iki ngiki turimo kikaba kigiye no kuba cyarangira. Uwitwa Bruce Melody rero akaba agiye gushyira hanze indirimbo afatanyije n'uyu bita Rody, ndetse biri kugenda binavugwa ko uyu ari umwe mu basore bashyashya bagiye kwinjira muri 155am. Nyuma y'uko 155am bari bayigize hafi ya bose bamaze gukuramo akabo karenge, harimo uwitwa Rozkana ndetse uwitwa Kenny Soul ndetse na Element, bishobora kuba bivugwa ko aba bombi rwose bashobora kuba barayivuyemo, ndetse uyu Bruce Melody akaba ari umwe mu bantu bayisigayemo ndetse akaba ari na former mu bantu babashije kuba nyine bayishinga. Uyu Bruce Melody akaba ari umwe muri bo. Rero nyuma y'uko aba bose bavuyemo, uyu bita Rody akaba ari umwe mu basore bashobora kuba bagiye kuba bayinjiramo bundi bushyashya kugira ngo babashe kuba bazamura impano ye. Ni nyuma y'uko Bruce Melody byakomeje kugenda bivugwa ko afasha abahanzi benshi bagiye batandukanye, dore ko nk'uko mubizi muri Covid niwe muntu wazanye Juno Kizigenza amuha collabo zigiye zitandukanye, ndetse cyavugwaga nk'aho ari studio ya Bruce Melody nubwo atari studio ye. Byavugaga ko uyu Bruce Melody afasha Juno Kizigenza mu buryo bushoboka bugiye butandukanye, yaba mu buryo bwo kumumenyekanisha ndetse no mu buryo bwo kumufasha financial. Byavuzwe ko cyangwa se byakomeje kugenda bivugwa cyane ko uyu Bruce Melody yafashije uyu bita Juno Kizigenza. Si ibyo gusa, yaje gufasha na Kenny Soul. Ngira ngo murabizi neza cyangwa se murabyibuka ubwo Kenny Soul yazaga ari ku ruhembe cyangwa se ku kaboko k'uwitwa Bruce Melody, ndetse uyu Bruce Melody akaba ari umwe mu bantu bakomeje kuvugwa ko bafasha abahanzi benshi bagiye batandukanye, ndetse akaba ari no muri ubwo buryo n'ubundi bishoboka ko agiye kuzana uyu bita Rody nk'uko bigiye bigaragara. Ndetse ngira ngo murabizi ko 155am yamaze gusinyisha uwitwa Roda. Ngira ngo producer Roda ni umwe mu producer bashyashya cyangwa se ama producer bagaragaza imbaraga zidasanzwe, ndetse uyu Bruce Melody akaba yaramwifashishije kuri ndirimbo zigaragara nyine ari kugenda asohora muri iyi minsi. So rero abantu benshi ntabwo bakomeje kugenda bivugaho rumwe, dore ko abantu benshi bavuga ko Bruce Melody nta kintu na kimwe ashobora kuba yakora adafitemo inyungu, dore ko bagiye bavuga ko nyuma y'uko Kenny Soul agiye akaba ariwe muntu amufashaga mu bijyanye n'imyandikire ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngira murabizi ko Kenny Soul ari umwe mu bahanzi bazi kuririmba ndetse bazi no kwandika indirimbo by'umwihariko, bakaba bafasha n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Byakomeje kugenda bivugwa ko uyu Kenny Soul yafashaga Bruce Melody mu kwandika indirimbo by'umwihariko. Indirimbo nyinshi Bruce Melody yagiye asohora, uyu Kenny Soul akaba yarazishyizeho akaboko, ndetse ngira ngo mujye mubyumva ku bantu babasha kumva neza muri backup ya magambo bagiye bavugira inyuma kenshi iyo bari kuririmba. Kenny Soul ijwi rye naryo burya riba ririmo, ariko ubu Kenny Soul akaba yamaze gukuramo akarenge ke muri 155. Rero bakaba bari kuvuga ko Bruce Melody yaba yegereje undi mwana uzi kwandika bya hatari. Reba ko iyi ndirimbo yitwa kuba nisindiye ahanini 100% amagambo n'ubundi Bruce Melody asubiramo ni amagambo yanditswe n'uyu mwana bita Rody. Iyo ubashije kumva original yayo wumva n'ubundi Bruce Melody ko nta kintu gishyashya yashyizemo usibye kuba yarasubiyemo amagambo yari yanditse mu ndirimbo ya mbere. Rero bakaba bavuga ko yegereje undi mwana uzi kwandika kugira ngo ajye amufasha mu bijyanye n'imyandikire, mbese karite ye idasubira inyuma. So ngayo nguko ayo niyo makuru ari kugenda avugwa. Kundi nkuru iri kugenda ivugwa hanze ni uko uwitwa Volcano ubu ngubu yamaze gufungurwa nyuma y'uko habayeho ubwumvikane bugiye butandukanye hagati y'abantu nyine bari bahohotewe ndetse n'uyu bita Volcano. Rero uyu Volcano akaba yari yafungiye kuri sitasiyo ya RIB hariya ku Kinyinya kugeza ubu
akaba yamaze kuba yafungurwa nk'uko tubitangarizwa n'umufatanyabikorwa cyangwa se nk'umupatena we uriya bagenda bakorana bita Buri Nguni, nk'uko yamaze kubitangaza kuri all platforms, agaragaza yuko uyu witwa Buri Kantu yaba yarekuwe. Rero ni muri urwo rwego n'ubundi tubatangarije iyi nkuru y'uko uyu bita Buri Kantu rwose yamaze kuba arekurwa, nyuma y'uko hari abantu benshi bagiye batandukanye bagiye bamucira akaruru urutega bavuga ko rwose yarakwiye kuba yakubitwa akanyafu kugira ngo nawe abashe kumva cyangwa se abashe kubona ko ibintu atari bya bindi amazi atari yayandi akwiye kuba yakitwara neza. Rero yarekuwe, ubu ngubu ari hanze, agiye kongera abahe show nk'uko byari bimeze. Hari bamwe najyaga mbona bavuga ngo iyi showbiz itarimo Buri Kantu sinzi ukuntu yaba imeze, itarimo bariya bana rwose sinzi uko yaba imeze. Rero mboneraho kubwira urubyiruko ko rukwiye kwitonda, rukitondera ibintu byose bigize icyaha kugira ngo babashe kuba bakomeza kwiberaho neza nta byaha nyine bakoze, bakirinda kuba bafungwa, dore ko hariya ahantu hageze rwose ni ahantu hasubiza umuntu inyuma cyane cyane, niko navuga. So mukomeze mugire ibihe byiza. Ni Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru y'ibyo Mariyo nakagaruka.